Itangazo. Bavandimwe, iri ni itangazo rireba buri muntu wese, umuntu ukijijwe cyangwa se umuntu udakijijwe, ariko uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu gihugu cya Uganda, uri mu gihugu cy'u Burundi, uri mu gihugu cya Congo, ndetse n'undi wese wumva ururimi ndimo ndavuga. Turamenyeranye, turaziranye, amazina ni yayandi, ni Pastor Clement. Uyu munsi ni ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Uyu munsi turi ku cyumweru, ndi mu materaniro. Imana yampaye itangazo, irambwira ngo nimbwire abantu bose bafite amatwi yo kumva. Icyakora urumva ko hari abafite amatwi ariko amatwi atumva. Njyewe yambwiye ngo nimbwire abantu bose bafite amatwi yo kumva kugira ngo bumve. Bibiliya iratubwira ngo ntakizaba ku ntore zayo itakibamenyesheje, kandi ntakizabatungura itakibabwiye. Ibintu byose twagiye duhura nabyo, amateka y'igihugu cyacu, kugeza kuri uyu munsi muri uku kwezi kwa gatatu kwa 2024, yaba ibyiza twahuye nabyo Imana yabaga yabivuze bigaca mu kanwa k'abana b'Imana, k'abanyempano Imana yakoresheje, ndetse yaba n'ibibi nabyo Imana yabaga yabivuze bigaca mu kanwa k'abanyempano, Imana ikabivuga ikabitangariza abantu. Kandi ibyo byose hari ababyumvaga bakabiha agaciro, hari n'ababyumvaga bakabitesha agaciro, yemwe hari n'abo Imana yagiye ikoresha bakabizira, bakabifungirwa, bakabikubitirwa, ariko ntibyatumaga Imana ikora ibyo yagambiriye gukora ku bantu bayo. Nanjye rero uyu munsi kuri iyi tariki imaze kubabwira, mpawe itangazo rya buri muntu wese kugira ngo atege amatwi, namara gutega amatwi yumve kandi yumvire. Turagenda mu gitabo cya Yeremiya ibice byaho 44, turebe uhereye ku murongo wa 26, dusome icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Aho ni itangazo riri mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Nsubiremo, ni Yeremiya ibice byaho 44 umurongo wa 26, tugeze ku murongo waho wa 30. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Ni mu itangazo riri cyangwa se ni mu itangazo riherereye. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka, namwe ab'i Yuda mwese mutuye mu gihugu cya Egiputa. Dore narahiriye izina ryanjye rikomeye, nuko Uwiteka avuga, yuko izina ryanjye ritazongera kuvuga ukundi n'akanwa k'umuntu wese w'ab'i Yuda uri mu gihugu cyose cya Egiputa, ngo avuga ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, dore mbahanzeho amaso ngo mbagirire nabi, si ukubagirira neza. Kandi abantu b'i Yuda bose bari mu gihugu cya Egiputa bazarimburwa n'inkota n'inzara kugeza ubwo bazashiraho rwose. Ariko abazacika ku icumu bazava mu gihugu cya Egiputa basubire mu gihugu cy'u Buyuda ari bake. Nuko abasigaye b'i Buyuda bose bari baragiye mu gihugu cya Egiputa baturayo, bazamenya ijambo rihamye iryo ari ryo, yuko ari iryanjye cyangwa iryabo. Kandi Uwiteka aravuga ngo, ikizababera ikimenyetso ni uko nzabahanira hano kugira ngo mumenye yuko amagambo yanjye azahama akabasohoraho ikibi. 30. Uku niko Uwiteka avuga ati, dore Farawo Hofura umwami wa Egiputa ngiye kumugabiza ababisha be, mushyire mu maboko y'abahiga ubugingo bwe, nk'uko nashyire Sedekiya umwami w'Ubuyuda mu maboko ya Nebukadinezari
umwami w'i Babuloni, ari we mwanzi we wahigaga ubugingo bwe. Imana mu ijuru ubahereze umugisha. Bakristo bavandimwe bene data, iri tangazo rirakomeye. Mbere yuko nditangaza mbanje gusoma ijambo ry'Imana Mwami Mwuka Wera yampaye kugira ngo mbashe kurisasiza iryo tangazo. Itangazo riragira riti: bavyeyi, bakobwa, bagabo, basore, bana batoya, mwese nimuce bugufi musenge Imana. Buri wese ahari, mu murenge arimo, mu karere arimo, mu mudugudu arimo, mu gihugu arimo, asenga Imana, asaba imbaraga kandi asaba imbabazi mu mutima we. Ndibuka neza Imana iyo yatekereje ibibi ku bantu bitewe n'ibyo barimo barakora, iyo abantu bafashe umwanya wo guhindukira bagaca bugufi bagasaba Imana imbabazi, birashoboka ko Imana yakongera ikisubiraho. Ikibazo gikomeye cyane ni uko Imana igiye guteza inzara ku bantu bayo banze kumva. Imana igiye guteza inzara ku kiremwa muntu yaremye, kandi iyo nzara izaba ari inzara ikomeye, nayo muzayishakira izina no kuribona bizagorana. Icya kabiri, nyuma y'inzara Imana izateza uburwayi butandukanye kandi bukomeye buzafata abantu, kandi bugafata abantu benshi icyarimwe, ku buryo abatazaba bari mu maraso ya Kristo azaba ari ibibazo n'ingorane zikomeye cyane. Ikibazo cya gatatu cyangwa se icya gatatu ni uko buri muntu wese agiye gusenga, kubera ko ibibazo bigiye gutuma abakobwa bafatwa ku ngufu, abagore bafatwa ku ngufu bigiye kwiyongera. Nubwo twari dusanzwe dufite imibare y'abantu bafatwa ku ngufu, ariko umubare w'abafatwa ku ngufu ugiye kwikuba. Nta nubwo ugiye kwiyongera, ahubwo ugiye kwikuba. Ndagira ngo mbwire abadamu, ndagira ngo mbwire abakobwa kugira ngo basenge, kandi basenge cyane, kubera ko ibibahagurukiye ni byinshi. Ibaze kubona umukobwa umwe cyangwa se umudamu umwe yafashwe, cyangwa se reka mbivuge gutyo, yafashwe yakorewe ibyamfura mbi n'abantu barenze 15. Ibyo ni ibintu bigiye kubaho abantu nibadahindukira ngo basenge Imana. Kandi nta kabuza, uretse gusenga tukihana tugaca bugufi imbere y'Imana, uko byagenda kose nitudahindukira ngo dusenge, twambare ibigunira, duce bugufi, ibyanga bikunda bigomba kuba. Nusomera ijambo riri muri Yeremiya ibice byaho nk'uko nabivuze, ngo uryumvire uko byagenda kose, ibibazo, amarira, agahinda, umubabaro, byanga bikunda bizatugeraho. Ariko nitwumva ibyo Imana yavuze, tugaca bugufi, tukubaha Imana, tukagendera mu nzira zitunganye, ahari Imana yakwiyumva ikongera ikisubiraho. Rero mbabwire ngo iri tangazo ni itangazo rikomeye. Nanjye naryakiriye numva umutima kuryakira bigoranye, kubera ko murabizi neza ko bigoye kubwira abantu Imana muri iyi minsi, biraruhije. Ariko nk'uko twabisomye muri Yeremiya ibice bya 44 umurongo wa 26 ukageza ku murongo waho wa 30, nusoma ufite Umwuka Wera arushaho gusobanurira byinshi. Iri tangazo ni umwo rikubiye. Ntabwo navuga byinshi kuri ryo rero, kuko nzi neza ko hari abantu badafite za megabyte zogira ngo bakurikirane ibintu birebire. Ariko nzi neza ko Imana yambwiye ngo umuntu wese urafata iki gice cya Yeremiya ibice bya 44 uhereye ku murongo waho wa 26 ukageza ku murongo waho wa 30, Umwuka Wera ari buze kumubwira byinshi bitandukanye, kandi ari buze gusobanukirwa iby'iri tangazo. Rero ndababwiye ngo nimukanguke, by'umwihariko twebwe abari mu Rwanda dusenge, kubera ko ibiduhiga ni byinshi, ibiturwanya ni byinshi, ibitugenza ni byinshi, kandi Imana iramutse ibirekuye ngo bidushikeho, ntago twaseka, nta nubwo twanezererwa, ahubwo yaba ari agahinda, yaba ari n'amarira ku buzima bwacu. Ariko ndagira ngo mwumve kandi
nimwumvire muhindukire Uwiteka, mureke duce bugufi twubaha Imana. Ahari uburakari bw'Uwiteka bwagabanyuka, ahari uburakari bw'Uwiteka bwashira, Imana ikongera ikatureba neza. Imana iri kutureba nabi kubera ibyaha turi gukora ndengakamere. Igihugu cy'u Rwanda turimo ngo turi gukora ibyaha birenze ibyaha bindi by'i Sodomo n'i Gomora. I Sodomo n'i Gomora tuzi muri Bibiliya ngo yimukiye hano iwacu mu Rwanda. Uyu munsi tuvugana mwumvire itangazo, i Sodomo n'i Gomora tuzi muri Bibiliya uyu munsi iri hano mu Rwanda. Ibizira byose byakorwaga i Sodomo n'i Gomora uyu munsi turi kubikora hano mu Rwanda. Ntabwo Imana inezerewe rero, ntabwo Imana yishimye. Niyo mpamvu iri kuvuga ngo twiyerure duhindukire tuve mu byaha dukora ibikwiriye kandi bitunganye. Niba muri kumva ko i Sodomo n'i Gomora yimukiye mu Rwanda, numva ko Imana itahanezerewe nk'uko itanezereye Sodomo n'i Gomora, natwe ntabwo yatunezererwa. Abantu nitutumvira Imana ngo duhindukire, mumenye ko turi mu Sodomo n'i Gomora yo muri Bibiliya uyu munsi iri mu gihugu cyacu. Ntabwo dukwiriye kubinezererwa, ntabwo dukwiriye kwishima. Kandi ibyabaye n'i Sodomo n'i Gomora benshi barahababariye, benshi baraharimbukiye, benshi bararize, bahuye n'ibyago n'amakuba n'ingorane n'amaganya, inzara n'ibibazo byarushijeho kuba byinshi i Sodomo n'i Gomora. Natwe rero nitudahindukira ngo tugarukire Kristo, tuve mu bibi turi gukora mu nzego zose, i Sodomo n'i Gomora ibyaho natwe bitugezeho kandi biri komanga kandi biri ku marembo. Tuhatabaye imbaraga zo gusenga no guca bugufi ntago twabikira. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Niba ushaka kumva ugahindukira, upfukame mu cyumba cyawe, mu kazi ukora, muri biro yawe, aho ucururiza, ucyumvira itangazo, uce bugufi wihane mu mutima wawe. Nibiba ngombwa nibinashoboka uteranye umuryango wawe. Nivuga umuryango ndavuga papa na mama ndetse n'abana. Aho bishoboka muterane, muce bugufi imbere y'Imana, mwitunganye nk'umuryango. Ahari wenda ntawamenya, Imana yareba guca bugufi kwanyu, Imana yareba guca bugufi kwanyu ikarengera ubuzima bwanyu n'ubugingo bwanyu. Nuwumvira itangazo ukarifata nk'ayo wasanzwe wumva, ntabwo uzatinda kubona ko Imana mbere yuko igucyaha, imbere yuko igucyamura agashari ku kibuno, yari yamanje kukuburira wanga kumva, ugonda ijosi. Ucyahwa kenshi akanga kumva, biratubwira ngo azavunagurika atunguwe. Mukristo muvandimwe, ndagusaba kugira ngo iri tangazo urigeze mu magurupe yose ubamo, urigeze ahashoboka hose, urishyire kuri status yawe, urishyire ahantu hose hashoboka. Yewe urabyemerewe no kurishyira kuri Facebook, biremewe, no kuri Instagram biremewe. Ahantu hose bishoboka urishyireho kugira ngo ribashe kugera ku bantu benshi. Ndagira ngo mbabwire ngo Kristo ari kutureba, ari kutureba kandi ari kutureba. Ingabo z'abamarayika zifite inkota, ingabo z'abamarayika zifite inkota ziriteguye. Hasigaye ijambo rimwe rivuga ngo ngaho nimugende. Iryo ni ryo jambo risigaye. Abitegura bariteguye, abambaye imyenda bamaze kuyambara, abambaye ibiki byose, abamarayika. Mbese babwire bavandimwe kugira ngo mubyumve neza, babwire ko abamarayika mu ijoro bamaze kwitegura, bagiye kumanuka gucyaha no guhana abantu banze kumva ngo bumvire. Rero ndagira ngo mbabwire bavandimwe, mureke duhinduke, mureke dusenge, mureke duce bugufi. Nuko nafite n'ubushobozi, mfite ubushobozi bwo kumvirwa, nategeka amasengesho y'iminsi 2 cyangwa iminsi 3 mu gihugu cyose cy'u Rwanda, tugaca bugufi, tukihana, tukanihira, ibintu byose bigahagarara. Ko ahari Imana yabasha kutubabarira, ahari Imana yabasha kutwishimira ikatureba neza. Ariko nta bushobozi mfite, gusa ubushobozi mfite n'ubwo kuvuga, nubwo gukoresha iri koranabuhanga cyangwa se iritumanaho, nkatangaza ibyo Imana yavuze. Ahasigaye wenda hari uwabyumva afite ubwo bushobozi akaba yatanga itegeko ry'uko byaba, ariko simbizi niba bishoboka, ariko nzi neza ko biramutse bikozwe byaba byiza. Imana yo mu ijuru duhana umugisha kandi bagire neza, mwakire neza iryo tangazo kandi murigeze ku bandi. Ahari namwe Imana yazabahembera ko mwatanze itangazo, abantu b'Imana bakongera bagaruka kuri Kristo Yesu. Aduhane umugisha. Murakoze cyane.